ngo ubwire abantu babe maso. Imana inambabarire gutinda kubivuga, ngo ubwire abantu babe maso, ngo kubera ko Satani nta kindi ashaka ni ukugira ngo uve mu murongo aho wari uhagaze, marayika uzanye isezerano ryawe ahagera kubure. Ibyo ni ibintu byagaragaye. Uhamagara umuntu umwe mwimikiwe rimwe waje no kugushyigikira wimikwa, ukamubaza ngo mushumba umeze ute, akavuga ngo yewe ngo nta kigenda birakomeye. Ariko kandi iyo birakomeye ntanayirenzeho ko Imana iri maso. Reka mvuge ko Imana iri mu kazi kuko niko yambwiye. Amahoro y'Imana abane nawe shuti y'umusaraba. Ndagushimiye kubwo kwihangana kwawe mu makuba n'ibyago uri gucamo mu nkuba ndetse n'imirabyo uri gucamo mu gihe gisa n'iki ngiki kigoramye cy'ubugoryi. Ariko kandi nzi neza ko ntashidikanya, ndabyizera ko umwami w'abami ari bugufi bwawe. Ibendera ryo kunesha ni muri Kristo Yesu. Ndagira ngo ngushimire kuko wagumanye na Yesu mu gihe cy'amakuba utagamburujwe n'amakuba n'ibyago. Aho uherereye hose mu gihugu icyo ari cyo cyose, reka tuguhe ikaze kuri Riratashye Ministeri. Iyi ni ministeri y'ivugabutumwa ishinzwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, gukura abantu mu byaha, niyo ntego. Hanyuma indi ntego ni ukumenyesha abantu ibiri ku mutima w'Imana. Imana iratekereza iki? Imana irenda gukora iki? Kuko turabahanuzi babisigiwe n'Imana, ndetse kandi n'abashumba bakuru babona ko turimo abahanuzi bazakoreshwa ibitangaza mu gihe kizaheruka isi. Badusiga amavuta ya gihanuzi, baduha inkoni z'ubutware, turambikwaho ibiganza n'abakuru b'itorero. Rero ibyo tubishimiye Kristo wapfuye akazuka. Reka nshime Imana kandi kubwawe wowe wakijijwe n'Imana, urwaye ukabona urakize, komeza uyishimire kuko nta wundi wo kwizerwa muri kino gihe. Ndi kubabwira muri ino minsi, muri uyu mwaka, ko isi iri kudandabirana kugeza ku rwego abantu batakimenya ijoro n'amanywa. Ariko kandi bamwe baragenda ku manywa bakagira ngo ni nijoro, bagasitara, bakavunika, bakakomereka. Abandi baragenda mu ijoro bakagira ngo ni ku manywa, bakagenda birukanka, bakagwa mu myobo n'amahwa n'imitego. Ibyo mvuze biradusatiriza kubabwira ngo mwige igiheburayo, kuko mu minsi iraza kuza turahanura mu giheburayo cyinshi, kandi turavuga uruheburayo rwinshi cyane, ku buryo abatabasha kubarizwa mu gisata cy'iyobokamana mutari bujye mumenya amarenga isi iri kuca, ndetse n'abahanuzi, kuko dufite indimi zitandukanye, zitari Icyongereza, zitari Igifaransa, zitari Igishinwa, zitari Icyarabu, indimi z'umwuka wera. Uko tuvuga indimi mu byakozwe n'intumwa, ni nako n'igiheburayo dufite kuvugira mu marenga nk'ayo Yesu yavugiragamo. Mu gihe kiraza kuza rero, ndagira ngo wowe usenga Imana ikwigishe igiheburayo. Igiheburayo mvuga ntabwo ari ururimi rw'abaheburayo, ahubwo ni ururimi rw'abanyamwuka dushobora kuvugiramo ibintu mu marenga, buri wese akumva icyo dushatse kuvuga. Rero muri kumwe na Prophet Evode. Ariko kandi ibyo ntabwo ari byo bikuru. Kuba ndi umuhanuzi si bikuru, kuba ndi apostle, intumwa y'Imana, ntabwo ari byo bikuru. Ahubwo igikuru nuko ndi umugenzi ujya mu bwami bw'Imana. Umuririmbyi w'108 yarabivuze ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe. Aravuga ngo mu bintu byose nzageza kugupfa. Nshuti yanjye, ese wowe uri umukristo uzageza kugupfa? N'amakuba n'ibyago ubu ntabwo biri butume ugamburuza. Reka nkubwire, isi yose iri mu mushinga wo kugira ngo abantu benshi bahinduke nk'inyamaswa, be kuba nk'abantu. Kuko niba abantu bamwe bashyigikiye ibi bagashyigikira ibi, ubwo ndavuga natangaye aho umuntu yambwiye ngo hariho amafilme y'urukozasoni ageze ku rwego nk'uko ndi umugabo bakankuraho igitsina gabo bakanshyiraho igitsina cya madamu wanjye. Urumva ko ni ibintu bitoroheje, ibintu bigeze mu mahenuka. Rero uyu mwaka ni umwaka w'ubuhanuzi bwinshi ndabufite, kuko uko nsenze ndi guhabwa message, uko nsenze ndi kubona amayerekwa, uko nsenze ndi kubona taburo iri imbere yanjye, nkahatwa kuvuga ibi. Inshuti zanjye, ndabizi kuko umuhanuzi muri kino gihe ntabwo akunzwe. Hari ababyibivanze, bafata amata bayamenamo inshishi, bafata ibyera babishyiramo umukara, babishyiramo amazi y'ikiniko.
ariko ndagira ngo mvuge kuko byakwicanga kose, ifu ni ifu, iyo ari umweru n'umweru, iyo ari amasaka iratukura, ifu ni ifu, ukora byaha nakomeza bikore, n'uwera akomeze yere, kuko nta gihe isi izigera ibaho ifite abatagatifu barinosa mu bintu byose. Ahubwo icyo bigusaba wowe, biragusaba kumenya uko uhagarara n'uko ugenda. Ndazi ko bamwe mwarifashe, abandi murakorera Imana uko bikwiriye, ariko kandi wowe ugikorera Imana uko bikwiriye, ni iki Imana yashakaga n'ubundi ko uguma ushikamye mu masezerano y'ibyo wahamagariwe. Rero dufite ubutumwa, mfite ibintu byinshi, murumva ko nacitse ururondogoro, ndi kuvuga ntahumeka, reka ngabanye speed hanyuma tugendane. Yesu abahe umugisha cyane. Imana yavuganye nanjye maze gusenga amasengesho y'iminsi 7, irambwira ngo nyuma y'aya masengesho genda utangaza, uburira abantu. Kandi iyo tuvuga ibi, twe ntidufite gucika intege ngo kuko ngo hari umuhanuzi umwe ngo wadutse akanywa inzoga, ngo wadutse ngo bakamufatira ahantu, ngo arimo akora ibiteye isoni, ngo hari uwaje ngo akesitara. Ntabwo jye mfite guterwa ipfunwe n'ibyo, kuko nzi ko ababi bazahoraho n'abeza bazahoraho. Ariko kandi wowe ujonjora ibyo wumva n'ibyo utumva, jonjora abo wakira n'abo utakira. Kandi gusa ariko nanone ndabimenyereye ko ikinyoma gihabwa intebe kurenza ukuri kuva na kera. Ubwo rero wowe niwishyira ikirura kiyita intama kikakubaga kikakurya, ntabwo uzabitwerera ahantu yose. Ndagira ngo mwige gutwerera ikibi, icyiza mu gihe cyiza, kuko icyo umuntu abibye nicyo asarura. Umuntu wicaye ku mbuga nkoranyambaga, 1 ndasaba imbabazi, 2 ndasaba imbabazi, 3 ndasaba imbabazi, 4 ndasaba imbabazi. None nshuti yanjye, utazi kwifatira imyanzuro wowe azamenya kugufatira imyanzuro yo mu bumana, aguhamagarira Imana. Imana ntikunda abantu bahindagurika nk'ikirere. Ibishaka niba uri akazuyaze bakazuyazi kuruke. Ibishaka niba uri umunyakuri hagarara mu kuri naho wakuzira. Ibishaka niba ushyushye ushyuhe koko. Ibishaka niba ukonje konje ube barafu. Ntabwo Imana ikunda zagara. Nanyweye inzoga, nanyweye itabi mu mbabarire, nibye mu mbabarire, nasambanye mu mbabarire. Uwo muntu nawe numureba, menya urwego ugomba guhagararamo n'ibyo ugomba kwirinda. Abantu benshi bari gutanga uburozi kuri izi mbuga nkoranyambaga. Abantu bakereye content mbi zo gusenya umurimo w'Imana, zo gusenya ubutumwa bwiza, zo gusenya abashumba, zo gusenya abakozi b'Imana, zo gusenya ishusho y'abahanuzi. Ntabwo mubona ko Satani yatwinjiranye? Ntabwo mubona ko Satani yamaze gushora mu mizi, ashigaje kuturandura n'imizi n'imiganda akadutura mu nyanja? None se abarinzi b'inkiki muri mu yaherero, ibyana by'ingunzu byonona uruzabibu, ntimubona ko bimaze kuba byinshi? Rero biragusaba kugira ubwenge. Message ya mbere rero, Imana muri uno mwaka 2025 ni umwaka wo gukora kw'Imana. Yarambwiye ngo ugende utangaza abantu ko ntabwo nzavuga byinshi, ariko nzakora cyane. Hari igihe umuntu muri rusange, reka ngiye ntanga ubugororangingo kugira ngo byumvikane, kuko nkurikirwa n'ingeri zitandukanye. Hari igihe umuntu afata decision yuko azavuga cyane mu mwaka, ariko hakabamo n'undi uvuga ati jewe ibikorwa byinshi amagambo make. Mubyuka musanga nazamuye iki, mubyuka musanga nazamuye iki, mubyuka musanga nageze kuri iyi ntego. Yego bikaba gutyo, akabyuka agashakisha naringiye kuvuga ngo akataka, ariko akajya mu kazi gatandukanye, kuko hari n'abataka mu bibi. Hanyuma Imana nayo rero
umurongo iri gukoreramo muri uyu mwaka ni umwaka w'imikorere y'Imana cyane cyane, kuko jyeweho ukubwira ibi nabanje gusaba igihamya. Tariki 24 z'ukwezi kwa mbere Imana irakimpa, irambwira ngo genda noneho nguhaye igihamya cy'uko ngiye gukora cyane. Iyo ntabona icyo kimenyetso ntimwendaga kongera kumbona vuba aha mu bintu bijyanye n'ubuhanuzi ngo Imana yantumye, ariko icyo gihamya cyanyeretse ko Imana igiye gukora cyane. Mutese ni iki? Ntabwo nkivuga turaziranye, dukurikirwa n'abo tuziranye nabo tutaziranye nabo, ariko mumenye ko hari isezerano rimwe ryari rimaze imyaka igera kuri 7 ndyirukankaho ndisengera, naryo rikanshaka rikambura tukabisikana. Iryo sezerano ryarasohoye, ryanejeje umutima wanjye. Ni ibintu Imana yavuganye nanjye kera mba mu buvumo. Haleluya! Ndayibwira ngo 2025 kongera kuvuga ikintu kijyanye n'amasezerano. Ubona ukuntu abantu bakurindiriye, bamwe ntibabone amasezerano kandi wadutumye. Mbikimenyetso nabaye nka Mose, mba nka Mose. Naringiye kuvuga ngo nabaye nka Mose, yari yinangiye, nanjye nari ninangiye. Ndavuga ngo no, abantu barandaniwe, babwiwe amasezerano igihe kinini. Ni iyihe mbogamizi? Why? Imana tariki 24 z'ukwezi kwa mbere inkubita igitangaza. Ushaka kugira ngo ni ibintu binaremereye, ni ibintu nkubwiye wakumva ari ibintu byoroshye, ariko ku bwanjye nzi ko byari bigoye umutima wanjye. Ntabwo ndivuga, ariko ntibinaremereye cyane, ariko mu maso yanjye biraremereye kubera imyaka ryari rimaze. Inshuti yanjye rero, ndagira ngo nguhe message mpagararanye n'Imana ishobora byose. Ndahiye Imana yampamagaye. Uyu mwaka umuntu uraba Maso ni umwaka wo kwakira amasezerano y'Imana. Mbarayihoraho yampamagaye ni umwaka w'amasezerano. Kubera iki? Nagiye kubona mbona abadayimoni barahagurutse benshi, bahagurutse mbona batatse itorero n'ubwoko bw'Imana. Noneho abantu b'Imana mbona bari kugwa bagasenuka mu maso. Abantu bari bafite za Bibiliya bakagwa bagasenuka n'ibitabo by'indirimbo. Hanyuma kongera kubumura Bibiliya mbona Satani yabasenuye mu maso. Kongera gusenga mbona iminwa yabo ntiri kubasha kubumbuka. Ndabaza ngo ni ibiki? Imana irambwira ngo uyu mwaka 2025 ngo n'umwaka ngiye gusozamo amasezerano, ngo ariko Satani ngo arashaka ko abantu bawinjiramo bafite isesemi yo kumva Imana itakikora. Ngo none ngo ubwira abantu babe maso. Imana inambabarire gutinda kubivuga. Ngo ubwira abantu babe maso, ngo kubera ko Satani nta kindi ashaka nukugira ngo uve mu murongo aho wari uhagaze, marayika uzanye isezerano ryawe ahagera kubure. Ibyo ni ibintu byagaragaye. Uhamagara umuntu umwe mwimikiwe rimwe waje no kugushyigikira wimikwa, ukamubaza ngo mushumba umeze ute? Akavuga ngo yewe ngo nta kigenda birakomeye. Ariko kandi iyo birakomeye ntanayirenzeho ko Imana iri maso. Reka mvuge ko Imana iri mu kazi, kuko niko yambwiye. Rero urucantege ruriho ku isi yose, impuha z'intambara ziriho ku isi yose, ni ukugira ngo bamwe mwikorere uturago mujye ku misozi Imana itabajyanyeho. Nanabona rero gutangaza ahantu Imana yavuganiye nawe, uwo musozi yakubwiriyeho kuzaturikaho igitangaza, bice mu mahwa, bice mu byago, uzabona ukuboko kw'Imana. Wanyitabye ukavuga ngo amen, dore pist for and now, uzabona ukuboko kw'Imana. Reka ngubwire, hana kwakira umwana ntabwo byamusabye kujya kure yaho yashakiye,
aho wasebeye niho Imana izagukurira gitutsi. Reka mbabwire, ngewe akarere nagendeyemo n'amaguru niko karere ngomba gucamo ntwaye. Akarere nasengeyemo nkaba mu misozi yaho, nkarara mu butayu bwaho, niho Imana igomba kuntabarira. Aho nangiwe niho ngomba kugirira igikundiro. Aho umupira warengeye niho ugomba kongera kurengurirwa. Oh haleluya. Shuti yanjye, iyo message ni message nabonye ngira gahinda. Ndavuga ngo Mana, nyereka ikimenyetso cyuko koko muri uyu mwaka abantu barabona ineza y'Imana, abantu barabona ikiganza cyawe. Imana irambwira ngo mwana wanjye, humura, gusenga kw'abera kwarumviswe, gusenga kw'abera kwarumviswe, gusenga k'uyu mumama kwarumviswe. Uri mu bihugu bitandukanye, gusenga kwawe shuti yanjye kwarumviswe, gusenga kw'itorero kwarumviswe, gusenga wasengeye abana bawe kwarumviswe. Oh haleluya. Hari ijambo riri muri Luka igice cya mbere, muze guhera ku murongo wa 11 muminuke ku murongo wa 18. Hari inkuru za marayika w'Imana ajya kureba Zekariya mu rutambiro. Zekariya birigaragaza ko yari amaze igihe kinini atabyara. Yari umuhanuzi, yari umutambyi, umuntu w'Imana. Yagiraga umugore witwa Elizabeth. Muri icyo gihe cyabo basengeraga abandi bakabona urubyaro, bagasengera ingumba zikabyara, bagatambira ibitambo Uwiteka. Ngo kandi Bibiliya iraza kukwereka ko ngo bari abizerwa mu maso y'Imana, ngo bari imfura mu bantu b'Imana, ngo baritondaga. Bibiliya ijya guhamiriza umuntu ngo aritonda. Oh my friend, Imana ikaguhamiriza ngo uritonda, uri inyangamugayo. Ubu uri inyangamugayo mu by'ukuri. Ariko ngo aba bantu ngo nubwo bari bameze neza, bameranye neza n'Imana, ngo nta rubyaro bagiraga. Noneho ngo Elizabeth ngo agera no ku rwego igihe cyo kujya mu mihango kirarangira. Iminsi y'uburumbuke mu kinyarwanda cyiza niko tuyita, cyangwa mu minsi y'ababyeyi mu mvugo nziza. Ariko ngo bano bantu b'Imana nubwo bari abapastori batambira Uwiteka ibitambo, icyo gishakwa cyari kimeze nabi. Ariko kandi ngo nubwo icyo gishakwa cyari kimeze nabi, ngo bagomezaga kugendera mu bitunganye. Haleluya. Hano hari umurongo uvuga ngo witinya Zekariya, muraza kuwusoma, ngo kuko ibyo wasabye ngo ku Mana byarumviswe. Oh haleluya. Nubwo bari mu magi no mu makuba n'ibyago, ariko marayika avuye mu ijuru aciye muri Evode araguhumurije ngo ibyo wasabye uri mu mazi, ibyo wasabye isi itakumva, ibyo wasabye abantu bavuga ko uri escroquerie, ibyo wasabye abantu babona uri umuntu uri aho ngaho usekeje, ibyo wasabye byarumviswe. Imana ihimbazwe. N'umurongo wa 13 uravuga ngo ariko marayika aramubwira ati witinya, aha hantu hari Zekariya uhashyiremo izina ryawe. For example, ariko marayika aramubwira ati witinya Evode, kuko ibyo wasabye byarumviswe, ushyiremo iryawe. Kuri iki kijyanye n'amasezerano agiye gusohora y'abera, ni somo nahawe Luka igice cya mbere guhera ku murongo wa 11 kugeza kuri 18. Murahasangamo izi nkuru za Zekariya na Elizabeth.
murasanga ukuntu Zekariya yanze kubyemera, ururimi ruragobwa. Marayika aramubwira ngo mvuye imbere y'Imana, ninjye mpagarara imbere y'Imana, ninjye mvugana n'Imana, ninjye Imana ikunda gutuma ku bantu. Zekariya we wanze kunyumva, guhera now today uyu mwanya ururimi rwawe ruragobwa. Niwanga kwemera ubutumwa, ururimi bwawe ruragobwa. Uwo ni Zekariya wabwirwaga. Zekariya agira ngo ni imikino, kuko yari yarihebye inshuti yanjye. Hari igihe tubwiriza ubutumwa bwiza ariko dufite igishakwe. Umuntu avuga ati iki kintu cyabase, ese iki kintu Imana yankuruye umusozi imbere, tugakomeza abandi ariko natwe dukomeretse, tugahumuriza abandi ariko natwe ihumure ryabaye rike. Ariko kuko ari umurimo, ari umuhamagaro, tugasabwa guhumuriza imitima y'abantu. Zekariya rero kwizera kwari guke nk'uko kwizera kw'abantu ari guke muri iyi minsi. Bamwe bashatse inzira z'ubusamwe kugira ngo basohoreze Imana amasezerano. Oya, Imana ntibayicira inzira. Ibyo wubatse, izo nkuta zizasenyuka. Izo nkuta wubatse zizasenyuka. Ifatiro zijya zisenywa. Abakuru b'ibihugu barapfa, bagahambwa bikarangira, kandi bumvaga bari buzature nk'imisozi bakabaho, bitewe n'ubushobozi bafite, bakumva nta cyabanyeganyeza. Abami b'isi bahozeho ntabagihari. Ikintu kitazasenyuka ni ubwami bwa Kristo, ni ingoma ya Kristo. Ijambo Yesu yavuze avugana nawe mama, aho uri ahariho hose, azarisohoresha umwete we cyane. Ndagira ngo rero nguhindi message ya kabiri. Iya mbere nuko 2025 n'umwaka wo kwakira imirimo y'Imana mu ntoke zacu, tukabona iby'Imana ikora physical appearance, tukabona imirimo y'Imana imbere y'abaturwanyije, tukabona ukuboko kwa Kristo imbere y'abatadushaka, tukabona isura nziza y'ihumure, tukabona mu maso y'Imana, tukabona ukuboko kwihoraho. Ntabwo Imana izareka intore zayo ziyitakira ku manywa ndetse na nijoro. Umuhamagaro wacu ni ukukubwira ngo va mu cyaha winjire mu bugingo. Kristo mu bugingo bwawe yinjiremo. Kristo mu bugingo asohorezemo amasezerano. Kristo mu bugingo asohoze ibyo abantu batari kuzasohoza. Reka mbabwire, twicaye ahantu tutari kuzicarwa n'ababyeyi batubyaye, twahuye n'abantu tutari kuzahura nabo kubera impamvu z'ubugingo, twabonye icyubahiro Imana itanga kubera impamvu z'ubugingo, twabonye igikundiro kiva muri Kristo Yesu kubera impamvu z'ubugingo, dukomeje guca no mu maso no mu gihe cy'amage kubera impamvu z'ubugingo, dukomeje ihumure duhumuriza abera ku isi yose, nubwo twe dukomeretswa, turicwa umunsi ukira ariko ntidupfa. Bakundwa mu mwami wacu, ndagira ngo mbabwire ko Imana yavuze ntabwo kibora. Isezerano ry'Imana ntabwo rihwera. Isezerano ry'Imana ntabwo barishyingura, ntabwo barijyana muri morgue ngo barishyingure, nta muntu warishyingura. Isezerano ry'Imana ntirizamo inyo. Isezerano ry'Imana ntirinuka. Isezerano ry'Imana kurigendana nukugendana nk'imbunda y'amashini gandi, kuko ni uburinzi, ni protection. Ikimana yakuvuzeho ni protection yawe. Yesu aguha umugisha. Ese wizeye ibyo? Nyitaba uvuge muri comment amen, uzamure amaboko yombi, uhereze Imana icyubahiro. Kandi abadukurikirana, igihe mwafashijwe mujye mubyandika, muvuge ngo hari aho twavuye, hari naho twageze. Ntabwo nzi ikintu Imana yakubwiye, ariko aho yakikubwiriye wowe urahazi, nagirahazi, ariko yanumye ngo nkubwire ngo ntabwo bizarangiye. Uwiteka agiye kwinjira mu kazi ko kugira ngo anyaga abadayimoni ibyo bari barakwambuye mu maboko. Kwizera kwawe kwari guke, ndakumenyesha ko ijuru riracyahari. Bamwe bagiye kunywa inzoga, banavuze ko Yesu ngo nizo yanywaga. Ejo muzanavuga ko Yesu yari umusinzi, ariko nababwiye ko iri zina kurikiniraho ntabwo tuzabibemerera mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Tuzavugisha nakuka kanyuma, ariko Yesu
ntabwo ariho heza muri Yesu, ntabwo ariho heza ho kwesikorokera, ntabwo ariho heza mwabonye ho gutuka, namwe ubwanyu mwituke, ahubwo yamutukiye abaremye. Imana ibezi batunganye, Imana ibagirire neza. Bantu muri kwesitara ibintu ngo Imana yabatumye itabatumye, ngo yavuze itavuze. Imivugire y'Imana urayizi. Imana iyo ivuze uzi gutandukanya, nturamenya gutandukanya ijwi ryawe, irya Satani n'ijwi ry'Imana. Wowe ijwi ryose wumvise wumva ari iry'Imana. Nshuti zanjye, mwemere kurerwa, mwemere guhanurwa, kuko hari ibyo badakiniramo, hari ibintu byica, hari ibintu bitera umwaku. Bino bintu bitera umwaku iyo ubigiyemo nabi, bigutera umwaku, kandi umwaku w'igihe kirekire. Ndeka mbabwire, ugize urubanza n'abantu, Imana yagukiza abantu, ariko nugirana urubanza n'Imana nta muntu uzagukiza Imana. Ndeka ngoye message ya kabiri. Uyu mwaka ni umwaka benshi nibataba amaso baraburiramo ubugingo bwabo, mu mpamvu zirajya zitungurana, kuko impfu ziriho muri uyu mwaka ni impfu zirajya zitungurana. Kuko ari igihe umuntu apfa yari yarwaye, ukaba uvuze wenda umuntu wanjye ararwaye mu bitaro, ashobora gukira cyangwa ashobora no gutaha cyangwa ashobora no gupfa. Ariko hari uburyo umuntu muba mwari mwicaranye wajya kumva ngo birarangiye. Nababwiye ko ari umwaka wo gukora, nubwo harimo gukora ibyiza no mu kiganza cy'Imana. Harimo n'abantu Imana igiye kuzakura mu nzira kubera ko batambamiye abandi. Ndeka mbivuge nabiburiye ubugororangingo, kuko yo yambwiye ko hari abigiye gukura mu nzira, hari abigiye kwica. Reka mbivuge uko yabimbwiye. None se niba waratambamiye Imana kandi umugambi w'Imana ugomba gusohora, urinde wo gutambamira ukuboko kw'Imana. Reka mbabwire abagabo babiri batambamiye Imana, Imana ikabica. Umugabo witwa Farawo yatambamiye Imana mu mugambi wo gucyura Abisiraheli bava muri Egypt bajya i Kanani, mu gihugu cy'amasezerano bari barahawe n'Imana nk'amasezerano, kuko Abrahamu yari yaragisezeranijwe nubwo urubyaro rwe ruzaba mu bunyage, ariko ruzatahuka rube mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Farawo afata Abisiraheli abafatirana ko Imana yabamuhaye mu maboko, kuko n'Imana yari yabaretse ngo bajyeyo, kubera ko byaturutse ku muvumo Aburahamu yavumwe igihe inkongoro zadomaga ku gicaniro cy'Uwiteka ku musozi. Imana iramubwira ngo nubwo wasabye imbabazi, ariko ingaruka z'ibi bintu zizagaruka urubyaro rwawe. Ayo ni amateka tuzajya tuyaganiraho ya Bibiliya. Farawo abonye Mose aje, yanga kurekura ubwoko bw'Imana. Mose abwira Farawo ngo rekura Abisiraheli batahe. Farawo avuga ngo no, wowe wagahunguwe, si ntabwo waryaga ibiryo bya hano hepfo, niki kinyemeza kutumwe n'Imana yaremye ijuru n'isi? Farawo arabyanga. Mose aramubwira ngo mfite igihamya, mfite ikimenyetso. Arambura inkoni ayirambuye ayijugunya hasi, ihindutse inzoka imbere y'umwami Farawo. Farawo araseka, aravuga ngo sha wakana we, ibintu wabikopeye mu barozi banjye bari gutorezwa hano hirya. Ahita avuga ati mubahamagare baza bafite nabo inkoni nyinshi, bazijugunya hasi, nazo zihinduka inzoka. Ariko ngo ya nkoni ya Mose, ya nzoka Mose yari afite, ngo irahaguruka, ngo twose twatuyoka twose tw'abapfumu n'abakonikoni iradutoragura, iratumira. Farawo abibonye arikanga, ariko ntiyarekura ubwoko bw'Imana. Ayo ni amateka maremare, byatuma natanga izindi message bye. Ariko icyo nashaka kuvuga, Imana yaretse Farawo, iramunangira mu mutima, arakomeza yigira ikihebe imbere y'Imana. Hari abantu bamaze kuba ibyihebe mu maso y'Imana, barwanya Imana, barwanya abantu b'Imana, barwanya itorero ry'Imana, barwanya umuhamagaro w'Imana. Reka mvuge ko iherezo ntabwo riba ryiza iyo hatabayeho guhindukira.
Farawo igihe kiragera atezwa ibyago byinshi sindabisubiramo, ariko tugere ku nyanja itukura twihute. Abisiraheli ubwo yari abamaze kubarekura, abajyanama b'umwami baramubwiye ngo ni gute ushobora kureka abantu babaretwa nk'aba bubatse imihanda muri Egiputi, bakoze ibikorwa bikomeye muri Egiputi, amazu batwubakiye urabarekuye tuzahita dukena kubera ko bari abapagasi ba nyabo. Farawo aravuga ngo nabarekuye. Farawo abajyanama be baramubwira ngo ariko buriya bwoko wiburekura gutyo bira mupanga, ahubwo tubwirukankeho tubugarure bwongere budukorere. Reka nkubwire, umunsi umwe end time uzahura n'amaboko y'Imana, uzamenya ko Imana tuvuga ibaho, uzamenya ko izatari escroquerie. Ndavuga ku migabane itandukanye, ndavuga nk'uburira abantu. Imana iriho, izahoraho, yahozeho, n'umutunzi w'imbabazi, n'Imana y'igitangaza, iteye ubwoba, irica ikanakiza, kenyuruza abami gakenyeza abandi, niyo yimika ni nayo yimura. Ishyira umuntu ahantu hari umuyaga, ni nayo ishobora kugushyira ahantu hari umuriro ugashya. Ifite amaboko akomeye cyane. Farawo rero, Abisiraheli ngo bariruka bakesha ijoro, inkingi y'igicu igendana nabo ariyo yera, bagendaga ari ku manywa. Nicyo gisobanuro byari bisobanuye ko abera bazemera Imana bazamurikirwa n'umucyo w'Imana, ariko ababirukankaho bazakomeza kuba mu ijoro. Hanyuma bageze ku nyanja itukura rero habaye ikintu gikomeye. Mose yarambuye inkoni hejuru y'inyanja, Abisiraheli barambuka, ariko Farawo Imana yamwishe, niwe mwami ku isi wishwe n'amazi amira nkeri. Ngaho umwami wamize nkeri rero, ngaho umwami wamize nkeri, amagare ye n'amafarashi nabyo bimira nkeri. Na n'izi saha inkiko mpanabyaha mpuzamahanga nizishaka zizaturuke muri marisi, zituruke hehe, numva ngo muri kubaka ngo no hejuru mu bicu. Nimushaka mugende mutoza abacamanza bakomeye bazajye mu ruki, umuntu uzaburana abantu baguye mu nyanja itukura, akaburana Farawo akabona ubutabera, no kuri menya nzahagarika gukorera ijuru. Farawo nabona ubutabera nzamenya ko Imana itica. Rero Yesu abagirire neza kandi Yesu abiteho. Iyo ni message ya kabiri ikomeye. Hanyuma message ya gatatu ni message ireba abantu bubatse n'abatubatsira barebaho gatoya, ariko n'abantu bubatse bose. Hari imbaraga z'abadayimoni nabonye zizamuka ikuzimu, mbona izo mbaraga ziri kwataka ubugabo bw'abagabo, hanyuma zikabukenya. Imana igimpa ikinyarwanda cyiza, zikabukenya. Mu kinyarwanda cyumvikana cyangwa se mu busobanuro uburemba. Hanyuma mbona izo mbaraga ziri gushaka gutandukanya imiryango. Kabiri, izo mbaraga zitakataka n'ababyeyi, hahandi umugabo wawe agukenera ariko ukumva yagukora, ukumva ntuzi n'ikirere urimo, ubwenge bwawe ukumva ntuzi n'ahantu buri, mu buryo bwo kutamukenera no kutamushaka. Ibyo rero mbona Satani yabizamuye mu isi. Nabonaga abantu bari kurira bamaze igihe kinini. Mu by'ukuri iyo nereka ibintu hari igihe ndeba ibintu nkavuga si binzabivugana. Mbona abantu bari kurira benshi, barabanye mu nzu ariko ntacyo babasha kwimarira. Reka mbyite gutyo. Wowe rero uzi ko wahuye n'aka kaga, hari intsinzi ku buzima bwawe. Yesu aguha umugisha, akugirire neza, Imana iguhishurira umenye icyo gukora, umenye ubwenge, kuko warasabwe, umuryango wawe warasabwe. Yesu rero abaho umugisha. Izo message zigera kuri 3 nari nazihawe, ariko hakaba n'iya 4. Ni umwaka w'ishungura mu nzego izo arizo zose, inzego izo arizo zose.
ariko cyane cyane mu banyamadini basigaranye insengero bamwe muri mu manama, abandi muri mu tunama. Hari inama nzima, hari n'inama mbi. Inama igambanira bene so ntabwo ari inama nziza. Mu migani Imana irabivuga ngo hari ibintu Imana yanga. Mu bintu Imana yanga urunuka abagabo b'indari kwirabanga, ikanga n'abagambanyi n'abantu bahuguza iby'abandi. Nta muntu uzatura nk'umusozi ba bishop namwe ba apotre bagenzi banjye. Mworohemo kandi mumenye ko umuhamagaro mwahamagawe ari wo n'abandi bahamagawe. Nge simbatinya kuko n'ubundi bamwe muri mu bugambanyi n'ubwanyu, abandi muri mwe nimwifuza ko abandi babaho, mwambaye amakora apostolique, mwambaye imisaraba. Ariko imisaraba mwambaye mu mwuka abenshi turayireba, mu mwuka twarebamo sanga muyambaye muyicuritse. Ni gute ugambanira mwene so ngo apfe? Ni gute ushyiraho ikirego umuntu uzi ko ntacyo yakoze? Ni gute utwara mwene so mu nkiko? Ni gute ntari ibintu numva kugeza ubu nzarinda njya mu nda y'isi? Ni gute intamuyoboye uyitwara mu rukiko noneho unayirega ibinyoma? Narigiye kuvuga ijambo Yesu yavuze, ariko reka mbihangane kuko amatwi yanyu mwavuniyemo ibiti, imitego yanyu mitindi nimwigiye gushibukana. Inshuti yanyu, igifu cyawe ntabwo kizarya imifuka 5 ya kawunga ngo kirire umunsi umwe. Ipura y'isahani urya niyo ndya, niyo na mwene se arya. Kuki ushaka gukuza igifu cyane iby'umwuka bikaba bike ugasigara uri umugambanyi w'abandi? Reka mvuge ikintu kimwe, umuntu wese wagambanye nawe agiye kugambanirwa. Ibi mu byandike. They are lost for a now. Uwagambanye nawe agiye kugambanirwa. Akebo wagereyemo mugenzi wawe niko Imana ije kukugereramo. Inkota wateye abandi niyo uje guterwa. Utese Imana yitura ikibi. Yakobo yaranditse aravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Wabibye iki? Nicyo ugiye gusarura. Wabibye nde? Ugiye kubona imirimo y'intoke z'Imana. Abafilisitiya bigeze kugira kahebwe, barwanya Abisiraheli, bakajya mu ngano zabo bakazisarura. Ariko Gideyoni Imana iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, Imana iri kumwe nawe. Hanyuma nanone aba Bafilisitiya bigeze kurwana na Israheli n'abantu bo muri Israheli, barwanira ku misozi ya Mispanisheri n'ahandi. Hanyuma finaroma batwara isanduku y'Uwiteka bagira ngo byemeye. Hari ahantu isanduku yemeye kujya, ariko atari uko ihakunze, ahubwo ishaka kubakindurira aho ngaho. Wanyaze isanduku kugira ngo abandi batsikamirwe, ariko iyo sanduku ntuyikwiriye, igiye kukwimarira wowe n'abawe. Ubwo isanduku mu gihe buraya bera murumva ikisobanuye, yabagamo ibintu bitatu: inkoni ya Aroni na Mose, hanyuma ikabamo ibisate by'amabuye byanditse amategeko 10 y'Imana, ikabamo na mano hejuru. Byombe byasobanuraga Imana mu butatu bwera. Aho simpajya sinshaka kujyayo, ariko ndashaka kuvuga ko iyo sanduku bayinjije mu nzu ya Dagoni. Utunze isanduku mu mutima uri umugambanyi, utunze isanduku mu mutima uri umwicanyi mu bitekerezo, utunze isanduku mu mutima wawe ubeshyera abandi. Iyo sanduku igiye kukuzanira kaga wowe n'abawe. Lopidi are lost or no. N'umwaka wo kuvuga icyo Imana ivuze. Upfapfe ubaho abeho. Niba ari ngombwa ko mutugambanira tukava mu mubiri, I'm ready.
niba ari ngombwa ko tuvuga Yesu buheruka abantu bakamumenya, mwe mukaturwanya, dufite imyitozo mu mwuka ihagije. Iri ni ifuhe ry'umurimo w'Imana, inzu ya data, ntabwo ari isibaniro. Ikindi kintu gikomeye, nagiye kubona mbona igitabo kirabumbu, mbona handitsemo ngo amadini menshi ari gukorera inyuma y'umurongo w'ibitabo by'Imana. Ndabisobanura nte? Amadini menshi ari gukora ariko ibitabo byarabumbwe, ni inyuma ya zero. Amateraniro inyuma ya zero, indirimbo inyuma ya zero, ubuhanuzi inyuma ya zero, amafaranga inyuma ya zero. Reka ngarukiraho, umuheburayo yumve icyo agomba gukora. Ariko Imana ihaze abagabo b'indariko, Imana ihaze abantu bitirirwa izina ryayo babeshya. Harya ngo abakiyubaka nibo babi, ngo nibo bateza isi akaga, ahubwo muri abagome. Bamwe muri abagome, muri abagome. Kandi izakoze isoni izo ndyarya ziyoberanya mu itorero, kuyobora zirayobora, no kuririmba ziraririmba, ariko Imana izabakoze isoni. Hari ijambo riri muri Zaburi nari nahawe kubw'iyi message, ariko sindijyamo, riravuga ngo Uwiteka Imana izabaseka, Imana izabakwena. Ndagushimiye wowe warukurikiye ubu butumwa twahawe. Kubwakira si itegeko, kubwemera si itegeko, kubukunda si itegeko, no kubwizereramo si itegeko. Ahubwo wowe icyo ukwiriye kwemera nuko Kristo agushaka kandi avuze ibi ngo agukebure, kuko ntituriho ngo twemerwe n'isi. Hari igihe gukomera amashyi ejo ikakoreka. Ntituriho ngo kugira ngo abantu bavuge ngo nuko, kuko nuko ntibuza umuntu kuburara. Rero Yesu aguha umugisha, cyakoze niba wumvira ijwi ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba, nazo iyo zimpamagaye nditaba. Ubu butumwa ndabusengera kuko niko nategetswe. Nyemerera dusenge aho uri hose. Urakoze Yesu kubw'imirimo yawe n'ibitangaza. Imbaraga z'umwuka wera zihishure ibyo ntavuze, kandi buri wese yumvire mu isi y'umwuka. Amatwi y'abantu afunguke, ijambo ryawe rigire ububasha, rigire imbaraga, rigire autorité mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana bwamamare mu mitima y'abantu, kandi kuko nta bapfira gushira. Mwami Yesu, utange inkomezi ku bakozi bawe bahagaze by'ukuri. Turasumbirijwe, isi iratwirukankana, imiraba iratujyana hirya no hino, ariko ntidufite guteshuka, kuko aho tugana turahazi, naho tuvuye twarahabonye. Rero uduhe inkomezi hamwe n'abera ku isi yose mu izina rya Kristo Yesu. Ubu butumwa utari wo kubwumva ntabwumve, ahubwo bwumvwe na nyirabwo mu izina rya Yesu. Imbaraga zishaka kurwanya ubwami bw'Imana zineterarizwe. Nkubise hasi umwuka wose, nkubise hasi ibinyoma byose, nkubise hasi imbaraga zose, nkubise hasi ibyiyitirira Imana atari byo, nkubise hasi umwuka wa Satani uwari wose, katika jina la Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze kuko wumvise gusenga kwanjye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Apostle Evode. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom, shalom, shalom. Nawe utaha.